Abaduteze amatwi mwiriwe. Umushinga dufatanye urumuri wa Alerte International, umufatanyabikorwa wayo ari we ARCT Ruhuka ku nkunga ya USAID, babateguriye ikinamico Shirimpumu mugiye kumva muri aka kanya. Nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, ubumwe n'ubwiyunge n'icyerekezo abanyarwanda bahisemo kugira ngo bagere ku mahoro n'amajyambere arambye. Ibi bigashimangirwa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda. Nubwo kurwanya amacakubiri n'ivangura iryo ari ryo ryose no kwimakaza ubumwe n'ubwiyunge ari inshingano ya buri munyarwanda, haracyagaragara inzitizi zitandukanye zikoma mu nkokora gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge. Mu rwego rwo gutanga umusanzu wawo mu bumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda, umushinga Alerte International unyujije mu mushinga dufatanye urumuri ugamije kwimakaza umuco w'amahoro n'ubumwe n'ubwiyunge cyane cyane mu rubyiruko, wabateguriye ikinamico Shirimpumu. Muri iyi kinamico muriyumvira urugendo rw'ubumwe n'ubwiyunge rw'abatuye imisozi y'Ibweramahoro n'Inyamitavu, nuko bakomeza kugenda bakemura ibibazo bahura nabyo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Duherukana mu gice cya 65 cy'ikinamico Shirimpumu, aho Kimonyo nyuma yo kuva muri gereza yaje atanga amategeko mashya mu rugo. Ese mama, ayo mategeko Mukamusoni n'urubyaro rwe baba barabashije kuyashyira mu bikorwa? Reka mbarike mukurikira igice cya 66 cy'ikinamico Shirimpumu. Mukamusoni ugize amahirwe pe, wikerwaho gato ntabwo ari kumbona. Niko se mujyana, kumbona ushoreye nta muzijyanye. Izi ntama ngiye kuzigurisha mba naziranguye mu baturage. Ku munsi zo njya kuzigurisha ngo ndebe ko nakuramo akanyungu. Niko ye, mu rugo se nta mahoro? Nta mahoro mujyana, gusa nagushakaga kandi birihutirwa pe. Ahubwo niba ufite akanya wanyemera tukaganiraho iminota mike. Rwose mujyana, ndakwinginze nubwo duhuriye mu nzira ihangane. Wambwira nta kibazo. Ntidutinda ariko ntaza gusanga isoko ry'amatungo riremuye. Yewe, narinje kukubwira ko ejo Kimonyo yatashye. Imana ishimwe di. Kimonyo yaratashye. Ntero kutubwira ko uzatubwira tukagufasha kumwitegura. None wamwakiriye wenyine? Wahora n'iki wa mubyeyi we ko yaje adutunguye. Twagiye kubona tubona araje kuko bwari bwije nabuze uko mbabwira, rwose ntimundenganye. Nese Mukamuso, kuzindutse musize mu buriri wenyine. Icyo nicyo cyari kinzanye mujyana. Ubu koko ntarana na Kimonyo tutipimishije n'igihe tumaze tutabonana. Nukuri byanteye impungenge pe. Icyo ni igitekerezo cyiza Mukamuso. Ndivuga bifite ishingiro. Ubwira Kimonyo mubanze munyarukira hirya ku kigo nderabuzima, barahita bamufasha barebe uko muhagaze. Harya gupima nabyo barabikora. Yego nabyo barabikora pe. Maze rero mwe mwiriwe, reka njye ku isoko. Uze kumunsuhuriza ejo n'ejo bundi hari amahugurwa y'abajyanama dufite. Nituyasoza kare nzaza kumureba n'ibidakunda nzaza ku munsi ukurikiyeho. Ube wiriwe mujyana, urakoze kuri ayo makuru mpaye. Nukuri urakoze cyane, ntabwo naherukaga amata nk'aya. Ayiwe, uravugisha ukuri Kampi? Ubu kuva cyagiye unsura mu rugo nibwo uheruka kunywa amata? Ndavuga amata afite icyanga shanga, andi numva atandyohera nk'ay'inka z'iwawe pe. Ahubwo shanga, nanjye nukunyigisha ibanga ukoresha, nanjye nkajya mbasha kwiterekera amata, kuko nkunda ikivuguto birenze. Ese nibyo Kampi? Uzaze rwose nguhe imvuzo. Erega nuko kugera hano harimo akagendo, ntabundi rwose nakabaye mbakamira amata 3 mu cyumweru. Wowe na Fisi ntabwo nababurira amata rwose. Mu rugo hari imbyeyi 3 zikamwa, kandi erega na yabihogo yamuhire yarabyaye. Mbega byiza. None se shanga, ko njye na Fisi tugiye gushinga ka resitora gato kameze nka kantine, waretse tukajya dukamisha iwawe koko? Mwana wanjye ntacyo nabima rwose, ndetse nzabahira no ku giciro cyiza. None se Kampi, ibya botike byo mugiye kubihagarika? Ntabwo twabireka shanga, butike ndashaka kuyisigamo Fisi, ngiye nkajya muri ako gakantine, kazaba kameze nka resitora kuko tuzaba ducuruza n'ibyo kurya. Ni byiza rwose ubwo mwese muzaba mufite icyo gukora. Ahubwo se Kampi, amafaranga mwayakuye hehe koko? Shanga, byose ni ugupfundikanya. Ahubwo hari igitekerezo nari mfite shanga, ndagira ngo ngire inama. Bwira ngo uteze yombi mwana wawe. Ari amasambu y'iwacu ko n'ubundi ntacyo amariye, uwayagurisha nkavirayo rimwe, ko wenda byandinda no kujya ngera mu matongo y'ababyeyi bacu ngahungabana. Mwana wanjye Kampire rero, kuwagurisha simbyanze. Gusa niba ushaka kubikora kugira ngo ubone uko uhunga amateka y'ibyatubayeho, ibyo byo byaba ari ikibazo nanone. Ariko se ubundi Kampi, wumva gukeneye amafaranga angana iki ku buryo wagurisha amasambu? Yewe,
numvaga mbonye nk'ibihumbi 300 byamfasha kurushaho. umva nkugira inama kampi uba uretse kuhagurisha wenda mu minsi iri imbere umuntu yazabona umushinga ufatika yazahakorera ahubwo uzaze nkugurize ibihumbi 200 urebe niba hari icyo wayakoresha. Ibihumbi 200 shanga ayo yose ni ukuri mwaba mukoze, ubwo sinzabishyura mu gihe kingana iki. ntugire ikibazo mwana wa wowe uzazanya gucuruze ntubona bitangiye kugenda uzayansubiza. Erega nuko amikoro yabaye make naho ubundi mwana wanjye nakabaye nyaguha nibura nkagabanya umwenda numva mfitiye musaza wanjye. Uravuga papa se shanga? Yego mwana wa. Papa se yaba yarakoze iki shanga? Nawe yakugurije amafaranga se? Ntago ari by'amafaranga kampi. Burya papa wawe yari umusirimu cyane mwana wa. Ndabyibuka ubwo najyaga gushingirwa niwe wanguriye ibintu by'amajyambere. Nukangurira ibintu bihenze yewe harimo n'ipasi n'imbabura n'utundi tuntu twiza twari dusirimutse muri icyo gihe. Nuko mpatambukana umucyo koko. Ibyo byose rero byampesheje icyubahiro kwa data bukwe maze suku nkundwa kazaye barantetesha. Shangazi w'insetsa noneho ibaza umuntu wajyanye imbabura n'ipasi mu majyambere ugaca ibikuba. Mwana wa winseka rwose. Ibyo byari ibikoresho bigirwa n'imiryango yifite kera. Ikindi kandi papa wawe ni nawe warihiraga ababyara bawe amashuri. Umva yarazi agaciro k'ishuri. Ese shanga ahubwo ndibutse nikoye harya ngo Kimonyo ari hafi gufungurwa. Ngo azaza muri uku kwezi maze nta makuru ufite. Ubwo umuntu wakwiciye abana uzarebana nawe mu maso neza koko? Ahubwo se ubwo uzasubira kwa Mukamusoni umugabo agiye gufungurwa? None se mwana wa maze narinzi ko ari wo nzabwira ukamerekeza tukajya kumusura none nawe utangiye kunca intege. Shanga ntabwo nakwirarira pe, ahubwo bavuze ko azafungurwa mpita nibuka ibyo yakoze muri 94. Mana yanjye koko uyu muntu agiye gufungurwa koko? Shanga mbabarira tureke kubivuga, gusa njye umunsi twahuye sinzi ko nzabigenza pe, tumva ntarabyakira. Ndabyumva mwana wa humura kandi ukomere. Buri ubwo yemeye icyaha kirega akaba arangije n'igihano natwe tugomba kumufasha gusubira mu muryango nyarwanda. Aha yewe cyakoze wa mugani da. Ahubwo shanga uwazashaka ba bantu bo muri club duhuze bakazajya badufasha gusura bari abantu bagenda bafungurwa kugira ngo nabo babaganirize nibura ko byabafasha kongera kwibona mu muryango nyarwanda. Icyo gitekerezo ni cyiza mukobwa wa. Numvaga twazarebera muri club rumuri y'abakuze akaba ari bo dufasha kubigisha. Nibyo rwose shanga, erega abakuze buriya nibo bazi byinshi cyane rwose. Ndaba ngaruka mu isoko ry'amatungo nyuma. Reka mbaze suhuza Mukamusoni aho acuruza ikigage na mwisegurira ko ntabashije gusura Kimonyo. Inka ya mugabo ni isine. Niko Mukamusoni. Ahise utangira wamushinga wawe kwenga ikigage se? Waramutse mujyana. Nawe urashyize urahagera. Naratangiye. Urya itsinda rikimara kunguriza ya mafaranga. Nahise ntangira umushinga da. Sinzi ukuntu nari narazubaye rwose. Erega inko nihira igihe nsukira muri ako karitiro nsiri iki cyaka numve n'inyengo yawe. Reka nkusukire rwose. Menya gikaze Mukamusoni uko natangiye guhumurirwa. Kiraryoshye rwose. Ahubwo ugize amahirwe usanze kitarashira. Uzi ko nzana ibipira 3 buri munsi w'isoko nkataha bishize. Amaye nka data. Kandi isoko rirema 2 mu cyumweru. Rirema 2 mu cyumweru gusa. Ubwo ukiruza ibipira 6? Cyane rwose. Ngaha kira wumva inyengo yanjye. Mpereza ubundi agaheha kanyarira ijigo. Ahwi, mbega ikigage kiryoshye. Niko Mukamusoni. Ubwo wahoze wikeye iwawe ufite impano nk'iyo kwenga? Buriya kera mama akiriho niwengaga ibigage mu minsi mikuru ku gasozi k'iwacu. Ubundi abantu bakaza kubigura. Yaba afite ubukwe, yaba bashaka gutura, rwose no ku munsi w'umuganwa niwengaga ku gasozi kose. Birumvikana pe. Ahwi, inyota yari ntagangaje. Niko ye. Kimonyo yagira amahirwe. Ubabyukira ku kigage nk'iki? Wimbwira ibya Kimonyo mujyana. Ahubwo nari nzi ko ndaguhamagara mvuye mu isoko ukangira inama. Cyajyana kubye ko nzaza kumusura nzi ko amahugurwa azamara iminsi 2. None twayamazemo iminsi 3. Nimugoroba ngo twaraye tuyasoje. Naho se Kimonyo ko yagize amahirwe asanga urugo rwe rukomeye. Harimo inka za gahunda yagira inka munyarwanda. Harimo ihene, harimo inkoko z'umuhungu wendora kumura kuri club duhuze. Ikiruta byose nuko umugore we Mukamusoni apima ikigage. Umva ko nta nyota izamwica. Ariko mujyanama nawe ntukansetse. Urumva ukuntu birondoye byose ra? None se ndabeshya. Ikindi asanze abaturage inzu ye barayisanye
gusa wenda sindamusura ariko ejo buzira mpageze pe nzakora iyo bwabaga mpagere. cyakoze uzi kuganira mujyana nyine ubwo icyo nagushakiraga ni ukukubwira uko mbanye na Kimonyo muri iyi minsi. Mukamusa ndabibona rwose mubanye neza, ahubwo muraza kubyara kandi kana kizabukuru nge ndabibona. Ubu ntimugeze kure mwimara urukumbuzi. ako kana kabyarwa nande se mujyana ko nge nacuze singaho nibereye ngaho nyibwira mukuru washakaga kumbwira naho ibindi uzabumbwira mu minsi iri imbere. nibyo nyine nakubwiraga. ubu mu rugo mfite ikibazo kinkomereye nabuze uko mbyifatamo pe. komeza umbwire ngo uteze yombi Mukamusa. nk'uko wabivuze Kimonyo afungurwa hari imitungo yasanze mu rugo, kandi iyo mitungo harimo iy'abana, iy'abaturanyi ndetse n'iyanjye bwite. ejo bundi nagiye gushabika namusize mu rugo ntashye nsanga amacibiri yarikokereje. Kimonyo yatangiye gukubita abana se kandi? ntago ari ibyo kurwana mvuga mujyana. nyine ubwo Kimonyo yiriwe mu rugo nge n'abana tudahari nuko afata inkwavu ebyiri mu nkwavu za macibiri ajya kuzigurisha ajya kwinywera urwagwa. macibiri atashye avuye ku ishuri induru ayiha umuntu. ubwa kabiri aritoratoza ashaka kugurisha ihene ya Ndori. cyakoze kuko Ndori amuzi yaramushutse amubwira ko iyo hene ari indagizo, ariko amaherezo mbona rusibiye aho ruzanyura. ko numva bitoroshye se mwuka byarana cyangwa mwamukumiriye mu mitungo y'urugo wowe n'urubyaro rwawe? hoya ni ukuri da. akiza twaramuretse araruhuka ndetse tumwereka ibyo twagezeho adahari. tumwereka imitungo yacu bwite niyo dufatanyije n'abandi. gusa ikibazo ni uko asigaye ashaka gufata imyanzuro y'iyo mitungo y'urugo wenyine kandi yaravuye mu cyuya cyanjye n'urubyaro rwanjye. niba ari uko bikora ni ikibazo gikomeye, mugomba kujya mujya inama mbere y'uko mugira icyo mukora. ntubona aya mafaranga yanjye mba nakuye mu bushabitsi hari igihe nyarambika hasi nkasanga yafashe atambwiye, kandi ubwo mu rugo mba nagerageje nkahaha ibikeneye byose ndetse n'abasigiye n'ikigage cyo kunywa. Mukamusa numva Kimonyo akeneye kuganirizwa, gusa we na Ndori ntimugaterere iyo, namwe mujye mushyiraho akanya mujye mugerageza mwimuke umuco wo kuganira. ikintu cyose mugiye gukora mubanze muganire, nanjye ejo nzahagira tuganire. ntako tutagira mujyana, ubu mbikubwiye bitangiye kundenga pe. ntako tutagira mujyana, ubu mbikubwiye bitangiye kundenga mu minsi mike tumaranye. urabona hani mu kabari hatagira nuza ko twumva tuzashaka akanya tubiganireho neza. gusa n'ubundi muri Karabulumuri dufite gahunda yo kuza kumusura tukamuganiriza tukamuha karibu mu muryango nyarwanda. nyamuneka muzaze vuba. ubu muramuka musoni we tuzaza vuba cyane rwose. yewe muhire mwana wanjye rwose ndabona nta wundi muntu nzirirwa nshaka wo kwinikiza izo mbyeyi. mama nawe rwose uransetse, tugomba kumushaka da gukama inka eshatu tukazihumuza ntabwo ari akazi koroshye. gusa ndimo kwigisha gukama n'uriya mushumba, ejo nabonye yarakamye kibamba arayihumuza. ese none se ubu ngubu kuki ataje kugufasha? erega mama inka ntabwo ziramumenyera, hari igihe zimwima amata rimwe na rimwe, wenda nahamara ukwezi zizaba zaramumenyeye. yewe bizaba ari byiza rwose, maze rero uze kugura ikayi tujye twandikamo abo duha amata kuko ndabona batangiye kuba benshi. njye nabafashe mu mutwe mama, abantu batarenze 5 ko kubona ngombwa kubandika. erega mwana wanjye ujye umenya ko nisaziye. ikindi kandi kuva ku wa mbere utaha Kampira agomba kuzajya afata litiro 5 za buri mu gitondo. ayo mata ari menshi we na Fisi bazayamara mama. none se ntabwo uzi ko Kampire n'umuhungu we Fisi bagiye gushinga kantine hari hafi y'amashuri? ni byiza cyane mama, Kampire n'umuhungu we Fisi rwose babaye ba rwiyemezamirimo. muhi bari abantu bazi gucuruza cyane, none uwo basanze muri butike ntabwo wamenya ko ari umwana na nyina. umwe abapima umuceri n'isukari, undi aho ikaza abakiriya, mbese ukabona rwose bazi gushakisha cyane. none se mama wazaretse natwe tugacuruza? ariko wa mwana we rwose nawe urasetse, urashaka gucuruzanya nande muhi? njye nawe mama tukajya ducuruza amata n'ibiyakomoka. aha wa mwana we nakataraza uzakazana. reka singiye gucuruza nshaje ntabwo nabyiviramo dashwi, ahubwo uzacuruze nge nzajya kugira inama. nyamara ba mama n'abakecuru nibo bacuruza amata, abangana nanjye natwe tugacuruza akabari. ariko muhire rwose winsetse, yewe kankureke ahubwo uze kwibuka ya myembe ya Kampira uyu mushire, dore ejo bundi ko warangaye ikameneka. ntabwo ari ukurangarirega mama, ahubwo kariya kamvirope kari koroshye, ahubwo none uze kunshyirira mu gakapu gatoya ariko nza gutwara. nabikoze dore nayishyize mu gafuka ndangije nshira no mu gikapu, ahubwo uze kwibuka ungurire na ya kayi nagutumye. hari igihe kureba ya sambu mama. reka ndebe iriya sambu bambwiye ko yera, ninsanga uriya musaza adahenda tuyigure dore ko muri uriya mubande yera mu rutoki. ahubwo ubwo nugenda ntaragaruka uze gukinga neza. yego mama.
mama amenye ko ya myembe ya Kampire nayihereye gatesi noneho sinamukira pe, noneho yambagira ibisiga nubwo ashaje. Mukamusoni mu ihurizo rikomeye ryo gucunga umutungo w'urugo. Ese aho Kimonyo azahinduka? Ntimuzacikwe n'igice cya 67 cy'ikinamico Shira Impumu. Hari icyakunyuze, ufite ikibazo, inama watanga cyangwa igitekerezo, watwandikira ubutumwa bugufi kuri nimero ikurikira 0785 292 501 cyangwa se ukohereza ubutumwa bugufi kuri email ikurikira shirimpumu2020@yahoo.com. Mushobora kandi no kudusura ku rubuga rwacu rwa YouTube ari rwo Ikinamico Shira Impumu, ukaba wabasha kumva ikinamico zose zatambutse. Ikinamico Shira Impumu itambuka kuri Radio Rwanda buri wa kane saa 12:45 mbere y'amakuru y'Ikinyarwanda.